uyu munsi rero ngo nta gutana no guseka kuko Hot Time TV turi kumwe namwe aho muri mu ngo zanyu. Murabizi ko leta ifite gahunda yo gusigasira ubuzima bwanyu, aho igenda ibasaba kuba mwaguma mu rugo, ndetse bibutsa kwanza gukaraba intoki kugira ngo tujyane mw'iki kiganiro cyangwa se mw'ibyenda gusetsa y'umunsi kuri Hot Time TV. Yani Hot Time TV ni byenda gusetsa uri mu rugo nta rungu, kuko turahabaye cyane 5/5. uyu munsi rero Hot Time TV ntago duhwema kubahereza byinshi cyangwa se udukuru twinshi tugiye dutandukanye, aho k'uyu munsi ngiye gutaramana namwe mbabwira amwe mu mazina atangaje cyangwa se yabashije kuba yagenda azenguruka ku mbuga nkoranyambaga. Benshi mwagiye muyabona n'abatarabonye, ariko niwo mwanya ngo mubashe kumva ese aya mazina ateye ute. Abantu bashaka kwibaza ati ni mazina ki? Aya mazina ni amazina yagenewe cyangwa se amazina duteganya ko azitwa abana bazavuka mw'uyu mwaka wa Vision 2020. ubwo nimba uteganya kwibaruka mu mwaka wa 2020, reka tugushoneshe cyangwa se tugusangize amwe mu mazina mu mazina agomba kubaranga, kuko murabizi uyu mwaka n'umwaka usa nkaho ujemo ibiza, cyangwa se navuga ko ari umwaka utubereye, umwaka utoroshye, umwaka mubi muri make, uje uko tutawiteze. Umwaka w'icyorezo, murabizi ko ari kuvugwa icyorezo cya COVID-19, ariko iki cyorezo ntago gikuraho ko tugomba guseka, tugomba kunezerwa, tugomba kwishima, kuko burya Imana iracyadufiteho umugambi. Nabikubwiye rero, gahunda ni yayindi, kanda subscribe kugira ngo ujye ubona byinshi, ntuzicwe n'irongo wawe. Murambinginga nyamuneka kanda subscribe, kuko you can just subscribe. Abantu batarasobanukirwa iyo subscribe kibivuze nta kindi no kugira ngo igihe cyose ufungue internet yawe ujye tubona post zacu cyangwa se ibyo dushyizeho byose. Icyo rero cyumvikanye. Reka tugaruke sasa mu mwanya w'ikiganiro, cyangwa se mu mwanya wo guseka no kunezerwa. Aya mazina rero nta yandi niyo tugiye kubasomera, ubwo urajya wumva rimwe kurindi. Nibigukundira umanuke hasi muri comment ugiye icyo ubivugaho. Nimba n'irindi wumva twasize, ubwo tayari nawe niwo mwanya wawe, urayitugira ute, urayituryandika muri tubwire, maze uridusangize turebe uko ibintu bimeze. Gahunda ni yayindi, ni mu ngo zacu, ni narongo hamwe na Hot Time TV. Izina rya mbere rero ngiye kukubwira amazina y'abantu ashobora bavutse cyangwa se bazavuka mu 2020 mu myaka izaza uko bazaba bimereye. Uwa mbere rero azaza yitwa twakarabye intoki ntitwapfa Nadine. Ubwo rero ba Nadine murabimwumva, twakarabye intoki ntitwapfa Nadine. Uwo ni uwa mbere. Ngiye kuza nkubwire undi wa kabiri, wenda izina rye rishobora kugutangaza. Uwa kabiri ni ruca muri corona Aime. Ba Aime rero simboneye no kubasuhuza. Corona murabizi niho ruri guca nyine, ubwo tayari mwabyumvishe. Irya gatatu, aya n'amazina nkubwira agiye aca ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Irya gatatu ni Nasimbutse Vision Obedi. Nasimbutse Vision Obedi 2020 murabizi. Ubwo nuramuka uyitambutse ukiri muzima nyuma y'ibibazo bya COVID-19, ute nushake umwana uzabyara uzamwite Nasimbutse Vision Obedi. Irya kane twihuse ngo ni Harinda Mask David. Harinda Mask David. Gerageza wambare, nimba uzi ko wambara mask ikaba wabizi ko ari imwe mu bishobora kurengera ubuzima bwawe mw'iyi minsi turimo mu mwaka wa 2020 na COVID-19. ubwo ari wambara mask ikakurinda. ubwo nubyara umwana ugomba kumwita nde? Harinda Mask David, cyangwa se Harinda Mask Pasha, cyangwa se Harinda Mask Trust, cyangwa se Harinda Mask Availo. Yes. Ubwo rero amazina ni menshi cyane. Akazi irindi zina, ubwo tugiye ku mwanya wa gatanu. Izina rya gatanu ni Kandagira Ukarabe Leo. Kandagira Ukarabe Leo, cyangwa se Kandagira Ukarabe Vicky, Kandagira Ukarabe Aimable. Amazina uko ubishaka wagenda ubivuga uko ubishaka, cyangwa se ukabita uko ubishaka.
kandi twikomereze ni Hot Time TV, amazina aracyari, tujye ku izina rya gatandatu. Irya gatandatu ryo noneho ryanyishe muri makiri izina riraryoshye cyangwa se rirasekeje, ubwo nawe niritagusetsa ubwo uraba ufite ikibazo. Gahunda ni yayindi, ni mu rugo, twibereye mu rugo, ni ntarungu ariko hamwe na Hot Time TV. Ni Hot Time TV, ni ntarungu, ukanda subscribe kugira ngo always, buri gihe ntarungu, murabizi tuzaza tubaneza, tubashyiraho utuntu tw'ubwenge dutandukanye, twiganira aho mwibereye mu rugo. Murabizi ko ari na live, mama mutubwira uburyo mu rugo iwanyu byifashe. Irindi zina rero ni izina ritangaje rya gatandatu ryanyishe cyane. Uyu we noneho ngo uyu mwana ngo uzavuka ngo bazamwita ngusuhuje napfa Jean Claude. Ngusuhuje napfa Jean Claude. Murabizi rero ko gusuhuzanya ntago byemewe mu minsi nimba ushaka kurengera ubuzima bwawe, nyaboneka gusuhuzanya ntago byemewe. Nkwibutsa ko gahunda ari yayindi, no gukaraba intoki n'isabune, kandi ukibuka gukaraba intoki neza nk'uko mubisabwa. Irindi zina rero ngiye kubwira risa nkaho ngiye kugira irya nyuma, mbapfundikira n'agaseke k'ibyejo. Ni izina zita nimba uteganya kubyara umwana uzamwita utya. Wiwe ngo none bamwise ngo byibura muri metero Elisa. Byibura muri metero Elisa cyangwa se byibura muri metero Maurice, uko bishaka niko wabivuga. Urumva ko ni bya bindi mbibutsa, nyaboneka mugiye ahantu muri abantu bagiye batandukanye, mujye mwibuka ko mugomba gusiga metero hagati yanyu kugira ngo mubashe gusigasha cyangwa se kurengera ubuzima bwanyu. Ngaya mazina rero ya Vision 2030, ubwo n'abana zabavutse muri Vision 20, birumvikana muri za Vision 2030 muzamubumva azaba batangiye kuba abasore n'inkumi, murabyumva rwose neza cyane. Ni Hot Time TV, uyu munsi ni ntarungu, mbibutsa ko tufite kujya tuganira ese muri karitsiye ngo bimeze ute. Nako ni ikiganiro cyiza cyane tuzadura muri comment hasi, tuzaza tunyura mu makaritsiye amwe n'amwe, tureba uburyo bimeze, tubaganirize. Ariko nta kindi usabwa usibye ukanda subscribe, nyaboneka, kuko nakubwiye ko subscribe ariyo jambo ubona hasi, nirwo rufunguzo ruzaza rugusangiza amakuru yacu. Murabizi ko byinshi mu minsi ni ntarungu, ntago duhema kubaha byinshi mu mushaka, ndabiza benshi mumbwira ndibuka ubushize yarabambwiye uti rwose ubu tugiye guhera mu buriri, ariko nta kundi, mukomeze mwihangane. Burya Imana niyo izi byose, kandi n'igihugu cyacu kiba kiturebera, n'igihugu kidukunda cyane. Ntago nabo baryamye, ntago batuje, isaha n'isaha tuzatembera twidagadure, ariko nanone niyo mpamvu turi hano kugira ngo mutazicwa n'irungu. Ni Hot Time TV, aremba ari ubwa mbere wumvishe ikiganiro cyacu, ubwo wakanda subscribe kugira ngo ubutaha ku munsi w'ejo dukomeze gusangira ibiganiro byinshi cyane bigiye biryoshye, dukuru twinshi dusekeje. Ngaho rero ciao bye bye, Imana ikomeze kubana namwe. Ninjye wabagezagaho amakuru y'imyaka cyangwa se amazina agiye ari guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.